icyakora kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe. Bene data icyakora kubaha Imana. Bene data icyakora kubaha Imana bagenzi bajya mu ijuru. Icyakora kubaha Imana bene data icyakora kubaha Imana bagenzi bajya mu ijuru. Iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe. Iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe. Havamo inyungu nyinshi havamo amahoro havamo byose havamo inyungu nyinshi havamo amahoro havamo byose havamo inyungu nyinshi havamo byose havamo inyungu nyinshi havamo inyungu nyinshi havamo byose havamo amahoro icyakora kubaha Imana bene data icyakora kubaha Imana bagenzi bajya mu ijuru. Iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe. Iyo gufatanije no kugira umutima uciye bugufi havamo inyungu nyinshi havamo byose havamo amahoro havamo inyungu nyinshi havamo byose havamo inyungu nyinshi havamo inyungu nyinshi havamo amahoro Mwongeye kwirirwa inshuti zo musaraba dufatikanyije urugendo rw'Imana. Uyu munsi ni wa munyamakuru ugarutse kuri radio mwakundaga cyane. Uyu munsi nkanabazaniye umuvugabutumwa uturutse mu ntara yo mu majyepfo, akaba yishimiye kuza kuganiriza namwe ikibwiriza cyiza Imana yamushyize ku mutima. Ahasigaye ngiye kumuhereza ikaze n'akaribu kuri radio, hanyuma kugira ngo mumutege amatwi mumwumve. Urakaza neza kuri radio muvandimwe. Murakoze munyamakuru. Yes, turagushimiye neza ko mwanyakire kuri iyi radio. Kandi nanjye nejejwe neza kuba naje ahangaha kugira ngo bashe gutambutsa ubutumwa bw'Imana. Ndetse nshimiye n'abantu bose bagiye kudukurikirana. Gusa mbasaba neza ko mwaza kufashwa n'iri jambo ry'Imana tugiye kwiga. Ariko mbere yuko tugira icyo tuvuga cyangwa se tugira icyo twiga ku bw'ijambo ry'Imana, turashaka kubanza gusenga. Bo dusubiye inyuma gatoya, nitwa Sentama Olivier, abandi umuvugabutumwa. Ariko ibyo byose turaza kubisubiramo. Reka tubanze dusenge kubw'uyu mwanya twabonye mwiza, ndetse Imana yabashije kudushoboza. Reka dusenge. Turagushimye Mwami, uri Imana nziza, uri Imana ishoboye byose, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Akira amashimwe Mwami muri aka kanya Mwami. Tuje ahangaha kuri radio yawe, turakwinginza Nyagora ku ngoma kugira ngo uze ubane natwe. Kandi Nyagora ku ngoma tugiye kuvuga ijambo ryawe, turakwinginze kugira ngo uba ari we Mwami utuvugiramo, twe tukubore mikoro Mwami. Kandi Nyagora ku ngoma abantu bari bubashe gukurikirana iyi radio Mwami bazumva ubu butumwa, turakwinginze Nyagora ku ngoma kugira ngo ubuzagira aho bubakura naho bubageza Mwami, kugira ngo Mwami tubashe kugira ngo ubutumwa bwawe bubashe kwamamara mu isi yose. Ibyo byose Nyagora ku ngoma ntago twabyishoboza, ariko iyo turi kumwe na Mwuka wawe wera abasha kudusoboza ibyo tutakwishoboza. Ngaho Nyagora ku ngoma bana natwe. Ibyo byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bo nkuko rero mwabyumvise, natangiye mbivuga ko muri make nitwa Sentama Olivier, nkaba umuvugabutumwa. Ikindi nkaba
ndi gospel cyangwa se ndi umuhanzi w'indirimbo z'Imana zihimbaza Imana. Nkaba naje kuri iyi radiyo nje kugira ngo mbashe kwigisha ijambo ry'Imana nk'uko mwene data w'umunyamakuru yantumiye. Tugiye gutangira. Abantu benshi dufite umutwe w'ijambo uvuga ngo abantu benshi, ese ni iki mu isi cyo kwiringirwa cyangwa se ninde wo kwiringirwa muri iyi si? Abantu benshi muri iyi si bashobora kwiringira, hari ibyo bashobora kwiringira, ariko mu by'ukuri ntago ari ku ijambo ry'Imana ribibona. Benshi bashobora kwiringira ku bushobozi bwabo bashobora kuba bafite, ariko ijambo ry'Imana ryo ntago ribibona. Natinze rero, reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu Migani ibice 3 umurongo wa 5. Ibice 3 umurongo wa 5 haravuga ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ubuhanga bwawe, uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Haleluya, haleluya bene data. Ijambo ry'Imana, muhe Imana icyubahiro. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose. Abantu benshi nk'uko natangiye mbivuga, ushobora kuba, ndatanga urugero, ushobora kuba waraturutse mu muryango udafite ubushobozi, ndetse hakaba hari n'undi waturutse mu muryango ufite ubushobozi, kubera yuko icyo asaba babasha kukimuha, akaba yakwiringira uwo muryango, ariko nyamara ntago ari ko Imana ibibona. Imana ikidusaba bibi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, riravuga ngo tugomba kwiringira Uwiteka, tugomba kwiringira Umwami Imana. Haleluya. Mu Mana niho harimo urukundo, mu Mana niho harimo amahoro yo mu mutima, mu Mana niho harimo ibintu byinshi. Tukamanuka hepfo ngo we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, we kwishingikira ku buhanga bwawe. Mwisi hari igihe dushobora gukora, tugapanga imishinga yacu, tugakora, tugategura, niba turi abacuruzi, twarangiza niba turi abavuga butumwa, tukagenda koko ubwo bucuruzi bwacu tukabukora bukagenda neza. Bwamara kugenda neza tukibwira neza ko ari imbaraga zacu, ariko nyamara ntago ari imbaraga zacu, nk'uko Bibiliya ivuga ngo twe kwishingikiriza ubuhanga bwacu, ngo ahubwo duhore tumwemera mu migendere yacu yose. Ntago ari imbaraga zacu zakora ibyo bintu cyangwa se zabisoza, ahubwo ni imbaraga, ni ubwenge, ni imbaraga z'Uwiteka Imana. Haleluya, haleluya. Muhereze Imana icyubahiro kubera yuko iragikwiriye. We kwishingikiriza ubuhanga bwawe. Muri make, umwana w'umuntu ashobora kuba afite ubuhanga, ariko ubuhanga afite ntago buri hejuru y'ubw'Imana, ahubwo ubw'Imana nibwo bwonyine busumba ubw'abandi. Bivuze ngo ibintu byose dushobora gukora, dushobora gushyiraho ubuhanga bwacu, ariko Imana yo itabishatse ntago byakunda. Haleluya, ntago byakunda. Niyo mpamvu nk'uko hejuru bavuga ngo twiringire Uwiteka n'umutima wacu wose, nuwaho nta kindi kintu dukwiriye kwiringira mu isi uretse Uwiteka Imana. Noneho hepfo akavuga ngo uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya akuyobora mu nzira ucamo. Uhore umwemera mu migendere yawe yose, ni ukuvuga ngo aho uri hose ugomba kumva neza ko waba ugenda, waba uri mu kazi kawe, waba uri mu bucuruzi, waba aho waba uri hose, ibyo ukora byose ugatekereza Umwami Imana, ukiringira
umwami Imana, kuko we niwe wenyine ushobora kukurinda mu byo ukora, ndetse niwe wenyine kubera ko wamwiringiye ndetse ukaba uhora umwemera, niwe ushobora kuguha umugisha mu byo urimo. Haleluya! Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwa icyubahiro kubera yuko ishoboye byose. Hepfo akavuga ngo nawe azajya kuyobora inzira ucamo. Haleluya! Ngo nawe azajya kuyobora inzira ucamo. Mu isi tunyura mu nzira nyinshi zitandukanye. Ndatanga urugero, ushobora kuba uri mu kugenda, ukagenda mu muhanda wawe, genda uvuga ko ugiye mu kazi, ariko Imana yo yonyine itakurinze ngo ikurindire muri aho hantu uri kugenda, mbese muri make yagukuyeho amaboko, ishobora kuza kubera ubushobozi ifite n'ubuhanga, ishobora kuza yarangiza ikaguhuma cyangwa ikakuyobya, ukaba wagenda ugaca mu nzira ukagwa ahantu, ukaba wahura na gisida. Ariko kubera ko Imana yawe wayemeye ndetse ukayiringira, ndetse ugahora uyemera mu migendere yawe yose, nayo irakurinda. Ndetse hari n'ikindi, ishobora kukuyobora inzira nziza, ishobora kukuyobora inzira nziza yo gukiranuka, inzira yo kugendera mu byiza, kuko uhore uyemera mu migendere yawe yose, nayo izakuyobora inzira ucamo, ntabwo izakunyuza mu nzira mbi, ahubwo izakunyuza mu nzira nziza yo gukiranuka, mu nzira yo kudakora icyaha, mu nzira yo kugenda koko nk'uko ubishaka, yo kugenda neza, yo kugira amahoro. Ikakuyobora inzira yaho abantu bose bazajya bakubona, barangiza bakishima cyane, bakakwishimira. Buri umwe wese akabasha kugenda nk'uko akifuza kuba yagenda nk'uko ugenda. Haleluya! Uyo ngiyo nta bundi bushobozi mu isi bushobora kuduha kugenda neza cyangwa se kugenda nk'ibishimwa n'Imana, uretse Imana yo yonyine yabidushoboza, nk'uko yabivuze ngo nayo izajya ikuyobora inzira unyuramo. Haleluya! Ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu dukwiriye kubwemerera Imana kugira ngo izajye ibasha kutuyobora mu buzima bwa buri munsi, kuko niyo izabasha kutuyobora mu nzira nziza, yo gukiranuka, mu nzira nziza ishimwa n'Imana, ndetse ikaduha n'umugisha muri bimwe byose dukora, kugira ngo abantu bose nibatubona badufatireho icyitegererezo. Haleluya! Muzamurire Imana icyubahiro. Ni ukuvuga ngo Imana ni nziza cyane, Imana ni nziza. Uwayiringiye koko, ntabwo yamukoza isoni. Imana ni ukuvuga ngo niyo isumba ibintu byose. Bibiliya iravuga ngo nta wayiringiye ibasha gukoza isoni. Tugiye kongera dusome amagambo aboneka muri Zaburi, ibice 37 umurongo wa 3. Ni ukuvuga ngo nk'uko Bibiliya ivuga ngo mwiringire Uwiteka n'umutima wanyu wose, muhore mumwemera mu migendere yanyu yose, nawe azabayobora inzira mukwiriye gucamo. Ni ukuvuga ngo rero nta kindi kintu, nk'uko twabonye hari ibintu byinshi byo kwiringirwa, ariko nyamara Imana yo ikidusaba ni ukuyiringira kugira ngo ibashe kutuyobora mu nzira yo gukiranuka, mu nzira nziza. Ndetse ikirenze kuri icyo, ishobora kuba yatuyobora inzira nziza, ishobora kuzatujyana mu ijuru. Kandi mu isi nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima tuzabamo, ubuzima bwiza cyane, bwiza. Haleluya! 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 Bene data, muzamurire Imana icyubahiro kubera yuko iragikwiriye. Tugiye kongera dusome muri Zaburi ibice 37, dukomeze twumve icyo Imana itubwira ku bijyanye no gukomeza kuyiringira, ibice 37 umurongo wa 3. Haravuga ngo wiringire Uwiteka ukore ibyiza, guma mu gihugu ukurikize umurava,
kandi wishimire Uwiteka, nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Duhe Imana icyubahiro kubera yuko iragikwiriye. Turasubiramo: wiringire Uwiteka, ukore ibyiza, guma mu gihugu ugikurikize, ukurikize umurava, kandi wishimire Uwiteka, nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Haleluya. Turi ku ijambo bita kwiringirwa, turi ku ijambo bita kwiringira. Ni ukuvuga ngo nk'uko twahereye mu Migani ibice 5 umurongo wa 3, tukongera tukagaruka ahangaha Zaburi ibice 37 umurongo waho wa 5, kuko hakomeza kutubwira ngo twiringire umwami Imana. Naho urumva ko nitwiringira, wiringire Uwiteka ukore ibyiza, wiringire Uwiteka ukore ibyiza, ngo guma mu gihugu ukurikize umurava. Nubundi bikagaruka kuri rya jambo rivuga ngo twiringire Uwiteka, kuko iri naryo rihamiriza ririya rya mbere. Ni ukuvuga ngo niba twabonye ko nitwiringira Uwiteka azakomeza akaturinda mu nzira tunyuramo, bivuze ngo nta kindi dukwiriye kwiringira mu isi uretse Uwiteka Imana. Nta kindi dukwiriye gushyira imbere uretse Uwiteka Imana. Hano hakavuga ngo Zaburi ibice 37 umurongo wa 4, hakavuga ngo kandi wishimire Uwiteka, nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Numara kwiringira Uwiteka uzagira ibyishimo. Numara kwiringira Uwiteka ubuzima bwawe uzabuterura bwose ubushyire muri we. Narangiza ajya agendana nawe, aho ugenda hose akurinda. Narangiza ajya abana nawe mu byo ukora byose kubera yuko wamwiringiye. Narangiza ajya kuyobora mu nzira zose unyuramo kubera yuko wamwiringiye. Noneho ikirenze kuri icyo ngo kandi wishimire Uwiteka, nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Haleluya, haleluya. Mwami, uri Imana nziza mwami. Haleluya, haleluya. Tuzamuri icyubahiro. Nungo kandi wishimire Uwiteka. Nta wundi muntu ushobora gutuma ugira kwishima kandi wishimire Uwiteka. Nukuvuga ngo azaza ture muri wowe, namara gutura muri wowe aguye kwishima. Namara kugwa kwishima, nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Numara kwishima mu mutima wawe, niwe uzagira konegite, uzajya ukomeza kubana nawe, ugira ubusabane hagati yawe nawe. Nurangiza muri make akwemere, nkuko avuga ngo uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe numara kumwemera azakomeza kwemere. Nimurangiza mujye mugendana, noneho nibwo uzahindukira ukajya umusaba icyo umusabye cyose, kubera ko muzaba mufitanye ubucuti, kubera yuko muzaba mubasha kugendana neza, mukodegita nuko ugiye gusenga kose ukabasha kumva ubwiza bwe, kubera yuko uzajya ubasha kuba uko uteruye gusenga, muzajya mubasha kuba mwagendana neza, muhuza neza, ukumva Mwuka Wera azagwa Mwuka Wera. Yarangiza mukajya mubasha kuba muri kumwe buri gihe cyose, niho muzabana. None ukajya umusaba nka papa, ukajya ubasha kumusaba ibyo ushaka byose, yarangiza akabiguha. Haleluya. Turagushimye mwami Imana yacu. Ni ukuvuga ngo niba dusaba kuyiringira, nta kindi cyonyine dukwiriye gushyira imbere mu isi uretse kwiringira umwami Imana, kubera yuko twagiye tubona hari abatubanjirije bagiye biringira umwami Imana. Biravuga ngo nari umusore none ndashaje, ngo nta muntu ngo wanyiringiye wakozejwe n'isoni. Niyo mpamvu niba ijambo ryayo ridusaba kuyiringira, nta kindi kintu rero dukwiriye kwiringira, kuko ubutunzi bwose bwo mu isi ni ngombwa ko bugomba kuboneka
bukeya, ariko ubutunzi Imana itanga bwo ni bwinshi cyane kandi waba urimo n'amahoro. Ndetse iyo wamaze kuyiringira ikirenze kuri icyo, iguha ubutunzi, ikaguha ubushobozi, ikaguha buri kimwe cyose, yarangiza ikazarenzaho no kuguha iherezo ryiza, yarangiza ikazarenzaho no kuguha ubugingo buhoraho. Haleluya, haleluya, haleluya. Shimwa Mwami, urakoze Mwami. Rero nta kindi kintu twavuga ndetse twabasaba ku bari badukurikiye hano kuri iyi radiyo, nuko mwakwiringira Uwiteka Imana nk'uko koko abidusaba, kuko nibwo muzabasha kugira umunezero, nibwo muzabasha kugira ubutunzi, nibwo muzabasha kugira amahoro, kubera yuko Umwami Imana nimuyiringira izabasha kubaha ibyo musaboye byose, ibyo muyisabye byose. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Rero tukaba tugiye gusenga dushima Imana ko yaturinze. Reka dusenge kubwira ijambo. Turagushimye Mwami, uri Imana nziza Mwami, uri Imana ishoboye byose, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro kubw'ijambo ryawe ubashije gutambutsa kuri iyi radiyo. Twumvise yuko Mwami nyagora ku ngoma udusaba kugira ngo tukwiringire mu byo dukora byose, ukongera ukaba ngo duhore tukwiringira mu migendere yacu yose, ngo ndetse ngo uzatuyobora inzira dukwiriye gucamo. Haleluya. Turagushimye rero kubw'ijambo ryawe Data. Ibyo byose nyagora ku ngoma ntabwo twabyishoboza, duciye bugufi kubw'ijambo ryawe. Reka uduhe Mwuka wawe wera kugira ngo abashe kudushoboza kugira ngo tukwiringire. Databuja rero turagushimiye ko watubashishije, ukaba watuvugiyemo tukakubera mikoro. Data urakoze, nitubasha kubishima rero unubasha kubishima, tukazabasha kugaruka kuri iyi radiyo, tuzashima izina ryawe. Kandi dushimiye n'umuvandimwe watwakiriye Data, dushimiye n'ababashije kuryumva. Ariko icyo tukwingingira ni ukugira ngo ubasha kuzaryumva, ubasha kumvira ijambo ryawe rizabasha kugira aho rimukura n'aho rimugeza. Urakoze, nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.